nire twese tubibone niho utangiye kubona ko uwo mugabo atari umugabo, nibwo utangiye kubona ko uwo mugabo ari mubi. Ese nabi mubi ariko uyu mudamu navuze ni yaba ni umuvuga butumwa, iyo amenye yakoze akanigumira akicecekera akaza akabana ntago dukene kumenya urugo rwe ko ari rwiza, ibyishimo bye habishimo bye nago ibyishimo byanjye, ntago naza kurata ibyishimo by'urugo rwanjye. Urugo rwanjye n'urwanye, umugabo wanjye n'uwanjye, ariko nawe ibyawe n'ibyawe. Ariko sizi ntambara ikukuregana ko kurega abagabo mutajyana mu buyobozi ngo bari babukemura ko ari babishoboye, bitajya mu itorero ko ari bo bakeneye gukemura ibyo bibazo. Biramarira iki urubyiruko ruri hano? Biramara iki umusore uriho ureba uyu mugabo nk'uyu? Dufite amakuru menshi twakira y'ingo zisenyuka kandi zigaceceka, ariko nizisakuze. Iyo abantu bamaze n'igihe ari ugasanga mfite umudamu umaze imyaka 16, umugabo arempuisa ari ikiremba, ariko barabanye, ntibarashwana, ntibangana, baganira neza. Ariko wowe ngwira ijoro ntiyaraye iwanjye, ngo ntiyabinkoreye neza, twatandukanye, ngo ngiye kwipfubuza. Wabwiwe n'iki ko wapfubye? Nuko hari undi muntu. Ese uwo muntu ukuzira mu buzima we uzavuye mu bundi buzima bwande? Bariho barica umurimo w'Imana, ariko Imana ntago izabyihangana. Damu n'abadukurikiye, Imana ntago izemera ko mushyiraho icyasha, iraza kubaruka, iraza kubata hanze, mwicare. Niba ufite ikibazo gene mu muryango wanyu mu gikemure itorero gikemure, uko uza kwanduza. Yego. Abasore bakeneye gushaka. Uyu munsi nushaka umugore azabyara umwana, utangiye gutekereza ubwo uyu mwana naza afite ukwasa avuga ati uyu mwana n'ubundi banza atari uwanjye. Uyu muhanuzi usenya si umuhanuzi. Ntago ari umuhanuzi. Ese wenda mbere ntashobora kuba yari umuhanuzi, ariko wenda akaza kuva mu gice cyo kuba umunyantege nke wenda. Byo rwose nibyo. Yagize irari, agira intege nke, agwa mu busambanyi, asambanisha ijisho, azambanisha ibitekerezo, bituma yifuza umugabo utarundi. Kandi biravanga uwifuza umugabo wundi abasambanye. Yego. Yifuje umugabo wundi arasambana. N'ababejeje rero babasezeranye nabo n'abasambanyi bagenzi babo. Oyas. No susezanye umugabo Uwiteka guhumugisha kandi agomye abagure. Ni byinshi cyane tugiye kuganira, biba bigenda bigaragara mu buryo bugiye butandukanye, bigaragara mu murimo w'Imana, iba bigenda bivugwa, iba bigenda bidasobanutse neza. Ni impamvu tuba tugize amahirwe yo kugira ngo twegere umukozi w'Imana adufashe, adusobanurire, aduhugure. Aba ari byiza cyane. Pastor, reka tugusaba banze dushyira imbere y'Imana ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Mana yacu nyiri cyubahiro cyose, gitari cy'amahanga, ndagushimiye ko wadutoranyije ukaduha agakiza kubw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye ubw'urukundo wadukunze rwatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo adukure mu isayo ry'ibyaha, abari abo kurimbuka tukaduha ubugingo buhoraho. Gushimiye bari mwese udukurikiye kugira ngo umwiteho kandi umugenderere, ubane natwe muri iki kiganiro. Umwuka wera niwe dusaba kugira ngo azaduhishurira tumenyekanishe icy'ingenzi cyangwa se icy'abo ubwoko bukeneye, aba aricyo tuvuga. Mana, ntituvuge tubwirijwe na kamere zacu, ahubwo tuvuge tubwirijwe n'umwuka wera. Buri umwe wese rero dukurikiye reka umurinde kandi umugire neza ku kigero cy'uko agushaka, kandi ugutegereje data umusanga gutegereje kugira ngo akubone. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uwiteka aguhe umugisha cyane, kandi nawe dukurikiye tukwifurije kugira ibihe byiza cyane. Pastor, duherukana dukora ikiganiro cyari vugaga ku butumwa bugiye butandukanye bwo kugira ngo abantu bahaguruke, bafate umwanya, basengere abana bagiye ku mashuri, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye wenda abantu bagiye babikurikirana. Uyu munsi feedback ubona bimeze bite? Ese hari ibyo Imana iri kugenda ikora cyangwa se igenda ikuraho bitewe n'amasengesho? Ya urakoze. Akenshi Imana yahagurutsaga ubutumwa yabaga iri hiburira abantu bayo, ubwoko bwayo, kugira ngo be maso kandi busenge. Timwe na rimwe igenda idoma cyangwa ikora focusinga ku kintu runaka ubona ko giteye ikibazo. Mu by'ukuri ndabona ibisubizo bimwe na bimwe, cyangwa se ko ngenda mbona abantu banyandikira, bampamagara, bambwira bati wenda rukuhishirwa ibintu mu buryo bw'umwuka, ariko hakaba n'abandi none barushaho
kuguhishurira ko binahari mu buryo bufatika. Kavuga ati umwana wanjye yavuye ku ishuri, ubu ngubu nta nubwo ariho yiga, ubwenge yabubuze, ibintu nk'ibyo. Rero ni naho twahise dufata umwanzuro wo gusenga kugira ngo dukomeze dusengere abantu ko bari ku mashuri dusenge, ndetse ubu ngubu hari n'abantu batarajyana abana ku mashuri baba batwandikira. Twakoze, urabizi ko dukora ibikorwa by'urukundo byo gufasha, ariko hari aho tugera ubushobozi bugashira. Ni nabwo tubwira abadukurikiye mujye mugerageza mudufashe kugira ngo natwe dufashe babandi. Message tuba dufite ni nyinshi z'abantu batuvuga ati sindabona ibikoresho, sindabona minervare, sindabona ibintu n'ibi. Hari n'abantu bicara ati leta yagabanyije minervare, nibyo koko turanayishimira ibyo yakoze, ariko ntago niba umubyeyi mubwiye ngo niyigure ibikoresho ugomba kumenya isi umubyeyi arakura hehe. Hari abatarabona ibikoresho rero byo kujyana abana ku mashuri, ibyo nibyo tugikemuramo, ariko bimwe ijambo ry'Imana tuvuga ngo tubisabe tubyingingiye, turi mu masengesho yo gusenga kugira ngo wowe nukorwaho ugire icyo ukora. Rero mu by'ukuri navuga ngo ni byinshi, ari byo bimwe nshobora kuvugira n'ibyo ntashobora kuvugira aha, bitewe nuko buba ari ubuzima bwite bw'umuntu, ko simba ukunda kubushyira ahagaragara. Ariko mu buryo bw'umutima wanjye numva nishimye kubera ko hari abantu bariho bagenda bumva bakorwaho n'ibyo, n'ubutumwa bwiza bwatambutse ndetse n'amasengesho tuba dusenga ariho bagira umumaro. Yego. Uri umushumba, ariko rimwe na rimwe iyo tuganira ku ruhande rwo kuba uri umushumba hari intama uyoboye mu buryo bugiye butandukanye, ariko ku rundi ruhande ukaba uri n'umuhanuzi. Ntago navuga ngo uri umwe mu bahanuzi dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda bakora neza kandi mu bushake bw'Imana, ariko wenda ku ruhande rumwe nkurikije n'ibyo mba mbona kuri no mihanda babiteje impaka ndetse biba bitari kuvugwaho rumwe, ndavuga ateka mpaguruke negere umuhanuzi w'Imana mbasha kwisanzuraho, mbasha kuba mfiteho connection nawe mu buryo bwisanzuye kugira ngo dufashe duhugura abantu b'Imana mu buryo bugiye butandukanye. Hari ibyo maze iminsi mbona byatumye mvuga ati reka negere umuhanuzi mukuru nemera amfashe ansobanurire. Wenda ntago ndibuze kuvuga amazina y'abantu cyane, cyangwa se niyo nabivuga bya street, ni ibintu babiri kuri no mihanda, ntago ari twe tuba tubizanye, ni ibintu biba bisanzwe bihari, no kugira ngo dufashe abantu mu buryo bugiye butandukanye kandi udufashe duhe impuguro. Hari ibyo maze iminsi mbona by'umuntu ngo wibishije umugabo akoresheje ubuhanuzi, ngo umuntu wibye umugabo w'abandi akoresheje ubuhanuzi. Umugabo umugore w'umuhanuzi yiba umugabo akoresheje ubuhanuzi, niko maze iminsi mbona. Reka tugendane. Hari umugabo umugore, yego, umuhanuzi yibye umugabo undi mugore, yego, akoresheje iki? Ubuhanuzi. Nose umuntu w'umugabo aramwiba? Ubundi baravuga ngo ahaje ubwanwa haba havuye iki? Ubwanwa. Kindi umuntu w'umugabo ni papa, ni umuntu wubatse. Yego. None umuntu ajya kubaka ataragera igihe ku buryo ushobora kumukura kuba yubatkanye nawe. Ku ruhande kuvuga ngo yibye ni wenda n'ibyo abantu bo hanze bavuga. Ku ruhande rumwe ashobora kuba wenda atari nabyo, undi rubuze kuza kudufasha. Kenshi cyane abantu bakunda gutinya ijambo ngo Imana irambwiye cyangwa se Imana iravuze. Ku buryo umuntu mu muhanda ngiye nshobora guhura nawe akambwira ati Imana irambwiye iki. Cyo kintu nkahita numva ko ari ukuri, ariko ibyo ntabwo ndi bubyemere. Buretse gato tugendane gahoro, kubera ko nubwo ntaramenya icyo ugiye kumbwira, bitewe wenda n'ibyo uvuze ngo ibiri kuri iyi mihanda ntabwo ibintu byose ariko mbikurikiye bitewe n'uko mba afite ibyo mba ndimo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo Imana irambwiye ngo nurangiza. Buriya Munyarwanda yavuze ngo hari ibidakina bijya mu nka, hari n'ibidakina bijya mu rushako. Mbivuga inshuro nyinshi. Wakina ujya mu kazi kwera imibereho ukanambeshya rwose. Kera turi abana ari igitutsi bajyaga badutuka, ukaba uzi ko umuhamije ngo urakabeshya Imana mamera. Wabaga umututse umuhamije
ntabwo ushobora kumbwira ngo wabeshya umwana yego bikemera umusore umukobwa ko ntabwo ushobora kumbwira ngo umugabo yego ufite umugore kuko wambwiye umugabo w'undi mugore noneho ngo ufite umugore ngo umubwire ngo iravuze nawe uhaguruke ntabwo mbyemera kuko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri yego bishatse kuvuga ngo niba Imana yaramubwiye uyu ntabwo agomba gufata icyemezo nawe ubwo atarabanza kubaza ngo Imana imwibwirire Imana itarabanza kumwibwirira iyo itarakwibwirira ni icyo gihe tubikrasa mwirari ni irari wagize ubu ntabwo Imana yagucaho ng'ibyawe mpite mbyemera ntabanje kwibaza ni ngombwa ko nanjye mpita nyibaza yes mu gihe ntayibajije sinemera ibyawe icyo gihe igihe utayibajije nuko wemeye kandi nta n'ingaruka uzazana kuko wemeye niba unyizereramo ukanyizereramo ariko nabwo biterwa n'ubuhanuzi naguhanuriye ariko damu ntabwo naguhanura ngo uyu mukobwa n'uwawe ngo nurangiza ugenda uterete nakwita ugenda mbwira ngo Imana yambwiye ngo yaciye muri Pastor Fanny ngo mpa ngo mbenguke ejo ni urugo ntabwo rwubakwa mu mwuka muri ziziwaya mu rugo uyu uvuga jewe Madamu Gabriel mu rwego rwo guhanura ndi umuhanuzi mu rwego rwo mu rugo ndi umugore wa Gabriel wabyumvise ngomba gukora inshingano yose y'urugo nk'uko umugore wese asabwa nagera mu rwego rw'igihe kandi Imana ntabwo ari inswa ku buryo iri bunkoreshe inyuranyije n'amahame y'urushako ntabwo Imana ikora gutyo ntabwo iri busenye umutima w'umugabo wanjye ngo inkoreshe ngomba kuzuza inshingano y'urugo no ku bana banjye narangiza nkera imbuto nkabona ikankoresha mu bandi wabyumvise rero ntabwo nshobora kumbwira ngo ubuhanuzi ngiye ubwanjye mpanuye wowe ubwawe irantumye ariko ntabwo ndi bukubwira ngo gendo urambagize uyu mukobwa ngo nurangiza umuza nugera mu rugo ubona imico uvuga ngo umuhanuzi yarambwiye ntabwo ari uko muritiranya ingo nyinshi zo zirubakwa ku irari ry'ubusambanyi ryamaze abantu agaharura uko babana yarangiza akavuga ngo irambwiye ngo ntiyari isezerano ryanjye urabeshya ni irari hari irari cya mbere riratwita rikabyara icyaha irari rirabanziriza mu maso ryava mu maso rigaseriva umutima uyu mutima uhita woshya amatwi aya matwi yumva amabwire uyu mutima wamaze kwakira wabyumvise aya maso ni rukuruzi akura isura nziza ataye nziza uko imigendekere kandi aya maso arabenga none rero yamaze kubenguka kwirari atekerereza umutima ugakunda kubera ko ufite irari ukoshya amatwi agaseriva ingingo zagenewe gukora ibyaha yego ku ruhande rumwe wenda ibi nari mbivuze kugira ngo nkure n'abantu mu rujijo ni imaze iminsi bivugwa mu buryo bukomeye cyane byari ibintu bisa nkaho byarangiye ariko byongeye gufata indi sura kuri social media nyuma yaho mama Vanesa uyu nguyu yaravuzwe cyane muri social media za hano mu Rwanda mu ruhande rujyanye na gospel buryo yakoreye Imana ari umuvugabutumwa aho yakoreye ikiganiro kuri Zaburi nshya uburyo abantu bamutukaga ndetse hari ikiganiro cyambaye yakoreye ku Isezerano TV ndatekereza wakibonye ni inshuti zawe urabakurikira nyuma yaho akurikira ikiganiro kuri Zaburi nshya yisobanura avuga ko ibyaba byarabaye kuza guta umugabo babyaranye abana 6 akajya gushaka undi we agaragaza ko nta kibazo kibirimo ndetse ko byari mu mugambi w'Imana nyuma yo gukora icyo kiganiro kuri chaîne ya Zaburi nshya abantu benshi bakabireba byatumye undi mugore yatwariye umugabo wo mu gihugu cya Malawi uyu mugabo mama Vanesa abana nawe witwa Ernest bituma abishyira hanze cyangwa se we aza kuvuga ati ntimugashima umuntu wakoze ibintu bitabaho nge sinje kumutwara umugabo we nkuko basezeranye ariko nje kuvuga nti ntimugashime inkozi y'ibibi asobanura neza uburyo ki
mama Vanesa yahanuriye umugabo we ko ahanurira umugabo we ko abana afite yabyaranye n'uwo mugabo atarabe by'umwihariko. Pastor, uri umuhanuzi nawe, ariko wenda gira icyo tubwira ku bantu cyangwa se no ku bahanuzi bashobora guhanurira abantu mu rugo ati abari abana sabaho, cyangwa se nkaza nkahita nta nk'urugero nkaza nkatabwira Gabriel ati Imana yambwiye uwo ntago ari umwuka w'Imana, umwuka w'Imana ntagasenya. Jewe ntabwo ndi bubinjiremo cyane kuko baba barishyize hanze. Iyo umuntu yishyize hanze, iyo ucanye umuriro ku karubanda barawota, kandi ntabwo uzabuza umuntu ngo winyotera umuriro n'igihe wicaniye, kuko ari wowe wicana ukawushyira ku karubanda bazawota. Icyambere imvugo Imana ntago isenya. Nta nubwo umuhanuzi ari Gabriel ntanemera, ntabwo ushobora kumbwira ngo ngewe kubera ko izo mvugo zose ndazizi, ngewe Imana imbwiye ko wowe uzambera umugabo, ntago bibaho. Ahubwo vuga ngo shingiye kuko dufite inyama n'amaraso turakunda, ukavuga ngo shingiye gihagarara nuko nakubonye nagukunze. Abantu bibisha imvugo y'Imana. Suwo ngo uri ugaragara ibi, hari undi ugiye kuza. Hari undi ugiye ejo nakiriye umuntu. Nimvuga ibi nyirabyo arahita byumva. Nakira umuntu nabo bakoze iyo trika ashaka kabiri. Ubukwe buraryoha burashyuha kuri social media, burashyuha pe. Ni umuhanga, ariko umugabo uyu munsi audio nakiriye z'umuntu azambwira ati umvizi audio atuka umugabo we, kandi nawe umugabo aramushinja ko nawe yamwihanuriye, yamubonyemo ko ari umusore mwiza uri boga, nawe arafite abana, nawe arafite umusore nawe ufite abana, watawe n'umugabo nako watawe n'umugore we. Umugore ajya gushaka umuzungu nawe wenda biranga, arangije aramushaka, atumutuma abahanuzi bose baza bavuga ko uwo ari umugore we. Uyu munsi ntagasobanura, ariko uyu mugabo aho ari mu gihugu kimwe hano hakurya afite agahinda ka audio je bwanjye niyumviye zivuga ibitutsa mutuka, wareba ibitutsi biva mu kanwa k'umugore uvuga Imana atuka umugabo. Ari hatari, mwitonde muvuge ko mwakunze mwararikiye, ariko pana kuvuga ko Imana yavuze, kuko iyo Imana ivuze ntago Imana yavuga ngo nirangiza izisenya rwa rundi, kuko izi mfubyi uri yataye ni nazo nuri yataye, kandi nizo zizata nizawe. Aho uyu muntu akora ubukwe, abana be ntibagere mu bukwe, ariko abe bakaba ari baza mu bukwe. Uyu munsi niba uyu mugore urumbaza, kuko ariko wari umumbajijeho we, kuko biranasa we abana be yarabazanye abarera, ariko ab'umugabo badafite aho bari. Gere numva iki kibazo kizakemurwa n'abashumba b'abagabo mu bashake, kuko abashumba b'abagabo niba bazakosora uyu mugabo wumvise ubuhanuzi bw'umugore akata abana be amaraso ye. Igisobanuro yabanje gukoresha ko abana atarabe, ariko umuntu w'umugabo abyara kanga ntamenye ko abana arabe. Reka nemere ko bibayeho. None se muri iki kinyejana ninjije kurya adashobora kujya gupimisha abana DNA, kandi Imana yavuze si Imana kuvuga ko, ariko nari ibintu ngiye bijya binsetsa. Imana yaravuze, yego, kuki ibindi se byo ashaka ibimenyetso, mushakashaka ibimenyetso, kuki Imana ishyiraho ibimenyetso bishimangira bwa buhanuzi, kuki watashatse ibimenyetso? Niyo umuntu usengeye umuntu urwaye sida agakira sida, kugira ngo wemeze ko yakize sida neza, ajya kwa muganga akazana impapuro ko yakize sida. Iyo umuntu yararwaye indwara kanseri agasengerwa gakira kanseri, azana impapuro zo kwa muganga, kuko hari muganga wamubwiye ko
atagize gute umwana nako arwaye kanseri. Hari n'Imana mubwiye ko kanseri yakize. Iyi kanseri rero izagaragarira mu isi y'umwuka, igaragara mu isi y'ufatika. Aba bana rero ntago bari mu mwuka, baravutse. Kuko umwana aravuka akabaho, ni igisobanuro cy'ubuzima. Niba ari igisobanuro cy'ubuzima, yagomba kujya gupimisha abana, yanza bakamenya ko aba bana ari bazima, cyangwa nako abana ko arabe cyangwa atarabe. Igihe rero atagiye kubapimisha, ariko impamvu mwafasha abagabo mubagira nk'amaradiyo, ko namwe mwemera kuba radiyo. Umugore araza akabwira ngo Imana inyeretse ko uzaba umugabo wawe. Deje byonyine wagombye kumenya, nta nakubwiye ngo uzaba umugabo wuriya n'uwanjye. Uringaruzwa muheto, nta n'ijambo ufite. Ubwo se umuntu ukuvuga ngo arakwihana uzagira ijambo mu rugo rwe? Niyo mpamvu bamara kubageza mu rugo, bamara kubahaga, bagahita babatuka, bakababwira ibindi, bakabasuzugura. Kubera ko iyo umugabo yarambagije umukobwa akamubenguka akamuzana, nicyo gisobanuro cy'uko ari umugabo, atangira kuba umutware akamuyobora. Ariko umugore ari ubwe wakwirambagirije. Iyo akwirambagirije, umugore akakwirambagiriza akakuzana, akakwambika, akagukwa, ibintu byose akabigukorera, niwe mugabo. Niwe mugabo. Umugabo se ni ipantaro, umugabo ni ibitekerezo. Yakurushije ibitekerezo. Ntago umugabo ari ipantaro. Ejo bundi mu ambasaderi twakiriye muri hehe, muna maje uwo mu kiye gihugu yari yambaye ikanzu, sinemubonye kuri Facebook yambaye ikanzu. None se umugabo ni ipantaro? Hoya, ni ibitekerezo. Bicara bakabaryoshya, bakabwira urukundo batagira. Uzamenya urukundo. Ikizakwereka umugore ufite urukundo arambana n'umugabo. Kizakwereka umugabo ufite urukundo arambana n'umugore we. Ariko izi nkundo, aya magambo meza shesha aryoshya, ariko tutabona bayaryoshanya nabo, ni ikibazo. Ba sheri, ba shu, ba baby, urirwa wita abagore b'abandi ba baby, uwawe utari mubwiye. Urirwa wita abagabo b'abandi ngo nabashu, nabaswiti ha tutarige iwawe tutaribona. Harimo tena nyine, tubwire waprike urugo urutwereke, urukundo urutwereke. Ntago urutwerekera ku bagabo b'abandi, ntago urutwerekera kuza kuri social media utubwiriza ubutumwa budafite imbaraga. Imana nta ibyo yarabihaze byo kuvuga ngo Imana yabwiye ngo abantu bibisha amatitire. Imana ntago yakubwira ngo uyu mugabo nuwa, hako umva iki gisobanura nawe niba urusura umusore. Imana izagufashe kurinda ya maso y'abarozi baniga impinja, akubwire ngo Imana yamwe ngo niwe mugabo wanjye, ngo uri umugabo wanjye. Nawe rego ujyeho wemere ngo uri umugabo we. Nirari riri mu mugore rijya no mu mugabo, rirangije byose birahura. Bose bararifite. Niba umwe arataye abana ndagata umugore undagata umugabo, bose nirari, ni ibyaha byahuye birangije bihinduka umwanda. Wataye umugore, wataye umugabo, ni ibyaha. Hejuru y'ibyaha n'umwanda. Uko numva bikomeye. Ntabwo umugabo nuwo kubahwa. Ufite umugusenya ingo z'abandi, nawe ntabwo ari umugore wawe. Umugore aca bugufi, umugore yubaha umugabo, umugore agandukira umugabo, umugore aba mu rugo, umugore yita ku bana, umugore ntavangura. Umugore ari igisobanuro cy'umugore, hakaba n'igisobanuro cy'umubyeyi. Ariko uyu mugore wikubira abana, none niba ari umugore mwiza ku Imana, abo bana niba atarabe ntacyo nabarere. Kuki se yamukwe si turera abana hano? Gabriel avuga ati akimujyana byatumye hari uburyo umugabo yariheraga n'abana, none uyu munsi iyo minervare yarahagaze. Uwo ni umurozi. Uwo ni umurozi damu. Uzi kwambura abana umugati, uzi kwambura abana minervare. Impamvu uvuga ngo numurozi nuko mfite abana ndiho nishyura benshi. Baricaka bango data yashatse undi mugore wa kabiri, twabuze minervare, bananiwe kujya ku ishuri. Uwo ni umurozi. Kuki we wumva ko none sabe ntabishyurira? Kuki icyo Bibiri tubwira ngo iki? Ngo icyo mwifuza ko abandi babagirira namwe mu kibagi
mukibagirire ko barabuze amafaranga none abo ngabo ntago bishyurwa ntago bishyurwa abo buwo mugore babana bo ntago bishyurwa ntibarya umugati se nibagabana igipande kimwe cyose mara w'ikindi kijye hariya umugore ni nkundi madamu menye ko nawe umeze nk'abandi mugabo abagabo barababonye cyakoze ariko n'umugabo atwana we bari fake nta mugabo muzima bagaruza ubuhanuzi ukicara mu rugo uzi ko ubutabaza gukenyeza igitenge utazavuga ngo Imana yavuze ngo ntukambare ipantaro ujye wambara ijipo uzayambara ariko iyi Imana ivuga ityayo ni Imana nyabake bajye bafite izindi Imana basenga ntiyabivuga ngo yambare ijipo ati ngwino tubane ibane nande Imana yavuze ko Imana yashaka kugira Imana sirasenga yashaka kumumara gahinda ikamara nde ikamamara mama Vanesa ikakamara akwera amazi iminsi yaratewe na musafiri Imana imuhundi mugabo ese tubwiwe n'iki ko musafiri adafite agahinda umugore yamuteye rega nidukoma urusyo dukome n'ingasege ntago ijya nyambijyamo njyewe bitewe n'ahantu nabaye hanyemera ko guca urubanza cyangwa se kwemera intege nke z'umuntu nuko ufata impande zose wowe yufashe mama Vanessa ukamuganiriza ugafata musafiri ukamuganiriza ntago ubukemuye ikibazo umunsi umwe uzabatungura bateranyiriza urebe ukuntu barwana nibwo uzamenya ko ukemuye ikibazo baratubeshya urumva ntabwo umugabo yakwifata ngo akubite umugore atavuze n'uri umugore nawe afite izindi ngeso n'uyu mugore nawe ntago ashobora kwitora ngo abe mubi we mugabo udafite ingeso ikindi ese uyu mugore arinda guca inyuma akabyara abana babiri batari abawe wowe bagahe uburi hehe mbere yuko ujya gutunga urutoki k'umugore ukamufatira ibyemezo byo kumuta ko abana babyaye atari abawe uba ari inshuro nawe wasambanye wakumvise aba ari inshuro yasambanye iyaba yabyaraga uyu munsi ababyeyi bangaye ariko niba uyu mugore kuba warafashe umwanzuro wo kumutanga abana babyaye si abawe usibye kuri n'injiji mbi ntabwo ushobora kumbwira ngo bakubwiye ngo abana ufite si abawe ugahita ushogoshera abo uriho urera bose ni abawe abo ngabo uriho ugaburira abo uriho wishyurira minerivare ni abawe cyangwa uri umugore muri urwo rugo uri umugore muri urwo rugo kuko bari abantu urera nabo si abawe niba atari aba n'ubundi rera n'abandi wa mubyeyi we ese ku ruhande rumwe wenda biba byabaye gutya ariko bibaye nkaho binyujijwe mu buhanuzi muri tekinike yitwa iya gihanuzi ibi byo bifatwa gute aba babibishije Imana ariko Imana izabahana bo ubwabo bafite ibihano byabo gusa ariko byaba byiza ko buriya Imana ikunda umunyantege nke buriya hari abantu b'indaya Imana ijya ibabarira ikakubara wari indaya pe wari indaya izwi ikakubabarira ikanakugira imbabazi ikakwita ngo mwana wanjye ndagukunda kubera iki yaciye bugufi aravuga ngo nubwo ndi umunyantege nke ariko ndi iki ndi umusinzi ariko Bibiri tubwira abapagani bo mu rusengero abo n'ivu rihoze ryotsa inzu ariko uyu muntu udashaka kugaragaza ibyaha bye kandi arimo hari ikibazo afite irari atandukanye n'umugore erega reka mvuga iki ngiki izi mbuga navuga ngo zatumye abantu ariko nimba ivuga ngo urinjije ariko ugize amahirwe wabinjije inkange bamwe muri n'injiji mbi munabigiyemo vuba ariko wagukingura akaryango gatoya akagwa nkange ntacyo na hirya ko hari ibyo ntazana iyo ngiyo ariko izi mbuga twirirwamo dushaka gusirimuka kugendana n'abeza mahanga aravuze ngo nyereka inshuti yawe ndakubwira uwo uri we agera hirya mwamenye kubabeza iminwa mwamenye gutereka ingohe mwamenye kugenda muteza inzara ku zindi ntimwikoraho mu mvuga y'abubu
batangiye kubabwira abasore bakora akazi neza mu gitanda, mutangiye kugana abandi bababwira uburyo umugabo ushoboye n'udashoboye, utangiye gukompara n'uwawe. Iyi mihanda irabagira abasazi mwiruke ku musozi, irabagira abasazi mwiruke ku musozi. Uyu musore uri kwereka ibyo ashoboye aramara kukwikozaho kamwe kabiri gatatu agute, kandi bo bagaruka bakanabavuga. None nawe uvuga ngo umugabo wanjye nta makeya, hari ketamaga kuko ataguhaga indabo z'amaroza mbona baro babaha, kuko atagura pome ngo azayiguheraho abantu bareba, kuko atateruye ivi ngo azari guhe, kuko atagiye mu kabari ngo akugurire inkoko n'ifiriti ipfuye hariya ngo mwifotoze mwifate sirifi, kuko atakugemura iyi nyama ngo azikuzanire twese tubibone. Niba utangiye kubona ko uwo mugabo atari umugabo, nibwo utangiye kubona ko uwo mugabo ari mubi. Ese nabi mubi ariko uyu mudamu navuze ni yaba ni umuvugabutumwa, iyo amenye yakoze akanigumira akicecekera akaza akabana ntago dukene kumenya urugo rwe ko ari rwiza, ibyishimo bye ibyishimo bye ntago ibyishimo byanjye, ntago naza kurata ibyishimo by'urugo rwanjye. Urugo rwanjye n'urwanjye, umugabo wanjye n'uwanjye, ariko nawe ibyawe n'ibyawe. Ariko sizi ntambara ikukuregana ko kurega abagabo mutajyana mu buyobozi ngo bari babukemura ko babishoboye, bitajya mu itorero ko ari bo bakeneye gukemura ibyo bibazo. Biramarira iki urubyiruko ruri hano? Biramara iki umusore uriho ureba uyu mugabo nk'uyu? Dufite amakuru menshi twakira y'ingo zisenyuka kandi zigaceceka, ariko nizisakuze. Iyo abantu bamaze n'igihe ari ugasanga mfite umudamu umaze imyaka 16, umugabo arempuisa ari ikiremba, ariko barabanye, ntibarashwana, ntibangana, baganira neza. Ariko wowe ngo iri joro ntiyaraye iwanjye, ngo ntiyabinkoreye neza, twatandukanye, ngo ngiye kwipfubuza. Wabwiwe n'iki ko wapfubye? Nuko hari undi muntu. Ese uwo muntu ukuzira mu buzima we uzavuye mu bundi buzima bwande? Bariho barica umurimo w'Imana, ariko Imana ntago izabyihangana. Damu n'abadukurikiye, Imana ntago izemera ko mushyiraho icyasha, iraza kubaruka, iraza kubata hanze, mwicare. Niba ufite ikibazo genda mu muryango wanyu mu gikemure, itorero gikemure, kuko uza kwanduza abasore bakeneye gushaka. Uyu munsi nushaka umugore azabyara umwana, utangiye gutekereza uvuga uti uyu mwana naza afite ukwasa, avuga ati uyu mwana n'ubundi banza atari uwanjye. Umuhanuzi usenya si umuhanuzi, ntago ari umuhanuzi. Ese wenda mbere ntashobora kuba yari umuhanuzi, ariko wenda akaza kuva mu gice cyo kuba umunyantege nke wenda. Byo rwose nibyo. Yagize irari, agira intege nke, agwa mu busambanyi, asambanisha ijisho, azambanisha ibitekerezo, bituma yifuza umugabo utarundi. Kandi biravanga wifuza umugabo wundi abasambanye. Yego. Yifuje umugabo wundi arasambana. N'ababejeje rero babasezeranye nabo nabasambanye bagenzi babo. No susezeranye umugabo ufite undi mugore ute? Cyangwa wenda ntibasezeranye mu mategeko, kandi we abo ba mbere haba mu Vanesa ntiyari yarasezeranye, ndetse n'uwo mugabo ntiyari yarasezeranye. Gusezerana no kuvuga iki? Mu mategeko. Mategeko se none bari mu mategeko bagende muri leta. Nese bya ngo leta tugira ngo yo ntibizi ko ishyiraho amategeko kugira ngo niba divorce bazagabane hatajemo kwicana. Kubashumba babasezeranyije bo ni indaya ngenzi zazo. Usezeranye umugabo ubyaye kabiri n'umugore ubyaye kangahe? Bibiri ibya nanyereke uyu bushuma niba atari indaya yamusezeranyije. Nanyereke uva mwitangiye ujya mu byahishwa, nyereke dogiti no gusezerana. Yo kujya mu rusenya karahiza akaza muri kiganza. Niba atari indaya yamusezeranyije ngenzi yayo y'umushumba wa mpemuke ndamuke, wamwishakira ndamu w'ikirura. Nanyereke kuva mwitangiriro agere mu byahishuwe, anyereke dogiti no gusezerana. Aho bambara agatimba naho basinya mu gito abinyereke isezerano. Riravuga ngo nubenguka umwari umurongoro, icyambere nuko agomba kujya mu rugo akamwereka ababyeyi, bakamuhesha umugisha, bakamwatura umugisha akajyana umugeni we. Ikirenze icyo
none ko yarazi ko gusezerana ni ngombwa kuki yamujyanye mu mago ariko kuki abantu bijijisha bakarota ku manywa bakarota bicaye ko yarazi ko ari ngombwa ko azasezera kuki yafashe uwo mukobwa ntasezerane ntiyamubwiraga ati icy'ingenzi ni uko mu magambo babwiranye ntibabwiraga ngo icy'ingenzi ni uko jye nawe dukundana ubu se nta bantu babana barasezeranye kandi bagatandukana njye cyambere nuko nkwikundira nta kibazo none ubu nibwo urukweto rurashaje umukuyemo bangahe ibere rimaze kubyimba indi maze kuzana gutya uhise ubona yuko atari wisezerano iyo mana se ntabwo imana ni alpha na omega ni kandi abo bose bari bakijijwe iyi mana uko yari tuvuga ngo imana uko yari uri ejo niko n'umunsi yari iri yabwiye rimwe ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko none iyi mana ntabwo yamenye urugo rwabo ntiyarumenye kugeza igihe bakundana umwe aturuka undi agaturuka aha bakaza bagahura bakabengukana bakagera umunsi bahuza akavuga ati twahuraga tuganira none tugeze kuri uwo none ndashaka kuza mu rugo ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu umwaka umwe wabyaye umwana wa mbere undi barabyaye iyo mana yari isinziriye iyo ni nyabingi iyo ni shera ntabwo ari imana ya Burahamu na Isaka na Yakobo iyi mana dusenga urabenguka umwari umukunde nurangiza ujya utera intambwe yo kujya mu muryango wiyerekana ubabwira uti umukobwa wanjye ndamukunda utanga inkwano nutanga inkwano umuryango ugushyingire ukubwira uti turaguhekeye dore umugeni nguyu muzabane babahesha umugisha ababyeyi ariko ibintu bazanye byo mu nsengero hari urusengero uyu muntu basezeranye kuki batazanye muri ADPR kuki batagiye muri ADPR ngo babasezeranye kandi ubona atariho bari gukorera umurimo nyine hari abandi bashumba bari aho iyo bajya muri ADPR twari kureba niba babasezeranye nzi ko batari kubasezeranye bagiye muri Zayini barabasezeranye bagiye restoration barasezeranye bagiye mu badive barasezeranye bagiye mu Yehova barasezeranye ntago babasezeranya niba abashumba nyine bari aho baziruye ibizira babishyizaho bashumba intama kuko ari ibinure zifite ibinure bashumba intama zibyibushye ko ntago abo ni babandi basezeraniriza muri sale tuzaresera doti zabera muri garden runaka reception nako mariage religieuse izabera muri iyo sale nanone na reception izabera muri iyo sale ariko iryo tora igiye kubera muri iryo sale ridafite sale ni pasiteri bazanye uza muri iryo sale uwo rero kubasezeranya si ikibazo wabyumvise we ntabwo agira icyo atinya muhereza amafaranga murumvikana amafaranga ubundi abahambiranye ibyo birabareba ariko isezerano rya mbere riba ari abana biriya sezerano rya mbere riba ari abana uyu mugore yabaye ikirumbo yataye abana nta mubyeyi wijishura nakubwiye ngo sinzi babona bibwira ni mama Sharirene afite ibye ariko kuko yicaranye uzarebe je nkunda gukurikira stati y'umugabo we akunda kwandika avuga ngo uri umubyeyi mwiza witaye ku bana kuki yafasha nubwo uburi yuzi umubyeyi w'umugore aremera akajya kwiba ariko kugira ngo atunga abana aremera akajya gusambana ariko akarera abana akaba abana mufata ari wakwibuka amubwira uti akabwira ati kuki wanyibye madamu ati mfite abana isi yarabantanye umuntu amugirira imbabazi ariko igihe wowe wijyanye wenyine ugiye gushaka ni happiness yawe ku giti cyawe ubwo n'ubwishongozi budafite aho bugana hari abantu uri gukora ku mubyimba bareza abana bonyine aba bana nubwo wabaza ntabwo bizakuraho icyasha muri social media wagaragaje ihangana umubyeyi ari ihangana yunasohoka ugasohokana abana bawe byari kudufasha akugeze ariko se
icyo uri cyo nicyo wasenya urwawe ujya gusenya n'urw'abandi nta n'impamvu wongeye no kumbaza kuri umugore wenda tumusozaho cyangwa se tunabivaho ibi ngibi ikintu cyo kuba yagaruka kuri social media akagaruka ku gatuti akabwiriza ndetse no mu byo avugaho akabivugaho kandi nareke gutanga ubuhamya kuko ntabwo butwubaka kuko bwakomerekeje uyu mugore wa Ernest siko wambwiye iryo zina narwo narizi bwaramukomerekeje kwaje kwishongora nta nucyo buri bumare umuntu uri mu cyimbo nk'ike nawe wambuwe umugabo n'umugore niba ari umukozi w'Imana avuga ubutumwa naze kuri social media avuga ibyanditswe avuga ubutumwa bwiza navuga ibigeragezo ariko ibyo mu rushako stop kuko yarahatsindiwe dukeneye abatubwira ibyo batsinze ntabwo batubwira aho batsindiwe nzavuga imbaraga no gukomera ukomeza umugore urutsindwa kugira ngo akomere ariko se urahura iki gihe se uramuhiye nama nawe uramubwira kugira ngo arusohokemo iyi ni intumwa Satani ije gusenya abantu bose kuri social media uyu munsi abantu barabona abagore bose babwiza ati nawe ni nkawe nawe uzamera nkawe guteze yarashenye nabwiriza ubutumwa ibindi abivemo ruhande wenda hari abantu bagiye bari kumwe nabo bashakanye ariko bari kumwe bitewe harabayeho icyo kintu cyo kuba barahanuriwe umugore ugasanga hari abantu basezeranye ariko babanye kubera ko umwe bamuhanuriwe umwe bari kumwe muri abo ngabo nicyo kintu wababwira kuko hari babufashe ntawe utazi ukuri bashaka uwo muntu wabahanuye mu bwite warambeye njyewe ntabyo nahanuye rero niba bumva ari byo babona ukabona si Imana yabivuze bashaka babahanuza Imana ntiyabivuga barabakura akuze Imana irasenya Adamu kuki untsindagiye kumubwira ngo Imana yaravuze oya Imana ni nyinshi simvuze ko wenda ku ruhande rumwe kubataye abagore hari n'umusore washakanye n'umundi mukobwa niba babanye neza na amahirwe ni Imana yabivuze na amahirwe ariko niba babanye nabi bashaka ko babahanuriye babimubaze n'umuntu ujya gushaka atabaje Imana arubaka wabyumvise n'umuntu ujya gushaka atabajije Imana arubaka icyambe nuko bakundanye yego cyo nicyo cyambere okay ni byiza cyane ku ruhande rumwe wenda dusoza ikiganiro kuko wenda byagiye kandi abadukurikiye mu mbabarire nyine nuko ikibi nyivuga nk'ikibi n'abamukunda mu byumva ariko rwose mukunde gusoma Bibiliya be kujya babakubitira muri Bibiliya cyangwa hirya Bibiliya umuntu araje nta n'ijambo agira ariko gusaca ngo bampanuriye ntabwo ndumva uruhande rumwe wenda ni ikihe kintu cyase n'ubuhe butumwa wasoza uha abantu bakurikiranye ino bintu bikabatera konfi nababwira ngo ni mwihangane mwavomeye mubiva ariko nanone ubuhanuzi bwose mu bugenzurije ijambo igihe wumvise ubuhanuzi ukumva burimo confusion kuri wowe shaka ijambo ry'Imana uvuga iti ijambo ry'Imana rivugaho iki kuko rimwe na rimwe rega mujya no kuyoboza mukayoboza nabo ubwabo bayobye inzira wishaka kuyoboza umuntu wayobye inzira umuntu tubatse urugo rwo ntazakugira inama nziza azaguhoza mu kibazo gusa wabyumvise umuntu akubwira inzira yanyuzemo akavuga ati inzira nanyuzemo ndayinesha ariko umuntu kuko hari nizasenyutse mutazi kandi zarasenyutse zikamara igihe zarasenyutse ariko zikongera zikwiyubaka uyu munsi bakaba batanga ubuhamya bw'uko bubakitswe batanavuga n'ibyo babayeho mbere ariko ukabona umuntu arahagara akaguhamiriza kubera ko afite icyo yaciyemo hari inyanja yozemo aratsinda rero mube maso be kubabeshesha ngo urugo ntabwo umwuka arambagiriza umugeni cyakoze cyo Imana iragusanga ikaba yaguhishura umuntu uzabana nawe ikakwereka we cyane cyane w'umusore kuko ufite icyubahiro uyu mukobwa uje kubwira ngo ni Imana yambwiye itegure kuzaba umugore mu rugo rwawe rwose mube maso kandi musenge muzibukire ibinyoma nk'ibyo Yesu yavuze ngo tubarebere ku mbuto hirya y'imbuto no ibi byose imbuto z'umugore ni uguca bugufi ni ukwihangana ngwino tubwire umugabo wanjye ntacyo ntamukoreye ariko byagenze gutya ariko ntuze umusenya mabanga yose turavuga ibyo mwaje mukaroha hanze uyu munsi urashaka kwisana bitagikunda wowe uravuga ngo Imana irambwiye kuko wakunze benguka ni igisebo ntago ari igisebo ntago ari ikosa kubwira umuhungu uti ndagukunda muhungu nawe yabitekereza akazagukunda
ntago ari ikosa kubwira umukobwa ngo ndagukunda ariko wijyana dore harimo ubujiji bw'abarokore bagiye bashaka babanje guca mu kuvuga ngo wiwi ngo zimenezo dotaye ngo Imana irambwiye ngo uzaba umugore runaka kandi babipanze abantu bafite agahinda ari uyu mugore w'uyu mugabo afite agahinda ndetse n'uriya mugore navuze ntashatse kuvuga izina ariko nawe ibye natihana bizajya hagaragara nawe umugabo afite agahinda nubwo yaba akora mu gitanda wamushatse umushaka kandi umukunda uyu munsi urirukanka ku misozi ushaka abashoboye ariko usenya umutima wa mbere uramutaye n'uwa kabiri uramusiribanze none urirwanka usimburanya abagabo nk'usimburanya imyenda yo kwambara kandi warangiza nturekure titire uraroshye uragufita karimi nk'akincira urirwa ushyeshya abantu ubeshya abantu imitima irakomeretse barababaye muhindukiye muve mu byaha muve mu busambanyi bakozi b'Imana abapasitori mwatinyuye abantu gusambana uricana umuntu avuga ngo jye ntago nihana kuko nasambanye n'akanaka yasambanye n'akanaka muranywa inzoga murasinda murasambana mwanza mwagera bababaza ngo inzoga ngo yangwa sinywa inzoga kandi uzinywa ngo kanaka muvugurike ngo yangwa ni inshuti ngo namuvure kandi abizi neza ko umusambanyi we arararerere nzarivuga mpaka murinde mu mama nyivuga mureke guteza urubwa igihugu cyacu mureke guteza urubwa societe meze guteza urubwa itorero abantu benshi basigaye banga abakozi b'Imana kwera imirimo mukora ntabwo ugiye witereteye umugabo wishakiye pastor gusezeranya wishakiye abahanuzi baza kubishimangira kubera iki mvuga y'Imana mwarayangije kubera iki kwera amafaranga ya social media ayasaza kujyana mu ijuru azakugeza kuki urirwa urarembura amaso uratereka amaso werekana kuri mwiza kuzi kuvuga neza iki ubwiza wagaragaza kuri social media uri umugore butagaragarira umugabo wawe niki umugore mubi ni nk'ikimungu ni ikimungu ubwiza ntago ari ku maso ubwiza si imisatsi ubwiza si ukutereka amaso ubwiza bugaragare mu mico ukunda abana bawe menya ko nabunde bari abana ubakunde abantu urushora ntago ari byo muhindukire mukizwe muhinduke muba abakozi b'Imana beza mwakoreraga Imana mwabwirizaga neza mwahanuraga neza ariko byose Paulo avuga ngo mutekereza ko gukorera Imana ari inzira yo kugira ngo ubonemo indamu no ntago ari byo ntibikabe kandi ubuntu twagiriwe ntago buduha gukora ibyaha ndabize ejo murata mufata indi mihanda mu mpagurukire witeka abanye nanjye ariko muve mu mwanda muve muri uwo mwanda murimo mukizwe muhinduke mwe guteza abantu ururondogoro abagabo bakozi b'Imana musubize iki kibazo ni gute umugabo bamukura ku mugore bakamubwira ngo abana saba agahaguruka akagenda uri umugabo ubizi mugabo utamenya ko yateye inda subwa bari umugabo nyabake abazi ko najya mu rugo azategeka Imana ibababarire kandi mwongere muhindukire mube abumumaro mu izina rya Yesu Imana irabakunda kandi irababurira umunsi ku wundi ariko mwanze kumva imbuzi Imana igitugendera buri munsi wikwishima mu birori ishimire kuba mu nzu y'Imana utindane n'Imana ubwira Imana ngo Mana ncura ingeso zinkuremo niba n'akageso k'ubusambanyi mubwire akagakuremo azagakuramo ariko rimwe mwihana bimwe mugasiga ibindi Imana ibahe umugisha Pastor urakoze cyane kandi Uwiteka aguhe umugisha hari ikibazo numvaga nifurizaga gusoreza ariko kubera inyigisho maze gutanga kandi ikomeye cyane ndumva twasoreza ahangaha ariko ku ruhande rumwe wenda hari uburyo byateye confusion mu bantu kandi wenda barushijeho gusobanukirwa hari uwumvise ko tutabivuze nk'uko we yabyifuzaga cyangwa se nk'uko we yabishakaga tumubwire ngo niyihangane ntago ibintu byose ntago amaso yose abona ibintu kimwe ku ruhande rumwe nk'uko abyumva azabyandika muri comment ku ruhande rumwe kuko hari nk'abagambiriye kuvuga ngo reka bazajye guhemba Vanesa kwa ko yabyaranye n'uriya mugabo bazajye kumuhemba nabo banabonye bagaragaye kuri social media hari by'abantu abagiye guhemba ibyo ni ibyabo byinshi twavugaho ibyo ni ibyabo Pastor reka tugushimire cyane kuba babanye natwe muri iki kiganiro kandi dushimire n'umuntu wese wafashe umwanya akagitangira ndetse abagiye kubahemba buriya babo hari impamvu kandi agomba kumenya ninde
ninde wagiye guhemba yahembye nde ninde wagiye guhemba ni bande bagiye guhemba cyangwa yahembye nde nushobora gusanga urasanga bose basa nubwo ntabazi ariko uhemba umuntu kuko mufite isano ufite n'icyo muhuriyeho bisa birasabirana ubwo rero barahembanye sinzi abamuhembye sinzi baranabyaye umugabo ka simbi baranabyaranye niba baranabyaye ubwo abamuhembye simbazi ntago mbazi kandi koko kuko niba baranamuhembye ubwo abahembye mama Vanesa ku mugabo wa kabiri wataye umugore agata umugabo ubwo nabo basa nabo. Okay, ni byiza cyane pastor, turagushimiye kandi dushimiye n'umuntu wese ubanye natwe mu iki kiganiro. Tubabwire ngo turabakunda kandi Imana ikomeze kubana namwe. Murakoze. Nakoze cyane.